turabasuhuje Ego. abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Turabizi ko mudukurikira muri benshi kandi mukanadukunda muri benshi. Muri uyu mwanya tubahaye ikaze. Ego rwose. Kandi dushimiye Imana cyane iyo iduciriye inzira ikaduha kugera hano muri studio. Imana data wa twese muvandimwe ihabwa icyubahiro. Yego rwose. Yo yatugiriye neza kandi ikaduhereza kuba ibyaremwe bishya. Ego. Kandi ikaduha kuvuka ubwa kabiri. Yego yego. Tubiheshejwe n'urupfu rwa Kristo Yesu, guhambwa, gupfa ndetse no kuzuka kwe. Ibyo bikaba byaraduhinduye abana b'Imana, tubikesha ubuntu bwe n'urukundo rwe. Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Ni nabyo biba byatuzanye, kubera ko muririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ariko usabe n'Imana ibahishurire Yesu kugira ngo bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Yego. Iki rero ni ikiganiro mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Uwo muhaye mwumva avuga kuri uyu mugoroba ni Musabyimana Joseph Mugisha, ariko ndumukiranutsi utarabigizwe n'imirimo cyangwa n'ingeso zanjye nziza, ahubwo wabigizwe n'igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba kandi akampa kubyizera. Yego rwose. Ntabwo rero ari jye nyine hano muri studio, ngira ngo nubwo mwatangiye nyine kubyumva ko atari jye nyine, ndi kumwe na mwene data arabasuhuza, ariko kandi biranashoboka ko arababashizeho urushinge ari bwo bwa mbere, nabo arabibwira kugira ngo dukomeze. Imana ihabwa icyubahiro. Yego muvandimwe, nanjye nshimiye Imana kuri uyu mugoroba, dore ko Imana niyo yo gushimwa muri byose. Uko byagenda kose Imana niyo ikwiye icyubahiro, Imana niyo ikwiye gusingizwa. Ndiho ndavuga Imana nyirisi n'ijuru n'ibirimo byose. Imana Alpha na Omega, Imana idafite itangiriro ntigire n'iherezo. Iyo niyo turi gushimira kuri uyu mugoroba. Rero nanjye ndayihimbaje ko ikomeje kuturinda nanone, ariko ikanarinda n'abantu bari kutwumva bose, abashyize urushinge kunyakira amajwi zabo bose, nabo shimiye Imana kiba yabarinze. Ahari kuba yakurinze kuba ari kugira ngo wumve ubutumwa bwiza. Nibyo. Kuko nanone uramutse ubaye mu isi, hari umwanditsi umwe wigeze wandika aravuga ati se umuntu abaye mu isi akayibaho igihe runaka ariko agapfa akabura ubugingo, ngo kuza mu isi byaba byaramumariye iki? Yego. Rero kimwe mu bintu bikomeye tukiri hano ku isi tugihumeka, kimwe mu bintu bikomeye, kimwe mu mahirwe atangaje abanditsi benshi bagiye bayavuga, ba Dawidi bayavuzeho n'abandi, amahirwe akomeye kuruta yandi yose ni ukuba mu isi ufite ubugingo buhoraho. Nicyo. Ni ukuba mu isi uri intungane imbere y'Imana. Amen. Ni ukuba mu isi ufite ibyiringiro bifite ubugingo, utakiyoboza inzira ijya mu ijuru warayimenye, utagiterwa ubwoba naho uzajya hanyuma y'urupfu, ufite ibyiringiro nyine bibitse ubugingo mu mutima wawe. Amen. Ibyo rero iyo umuntu adakijijwe ntabyo aba afite. Ntabyo. Iyo umuntu adakijijwe, ngira ngo abatwumva mutwumve neza, iyo umuntu adakijijwe ibyo mvuze ntabyo aba afite. Nta byiringiro bifite ubugingo aba afite, ntabwo aba ari intungane imbere y'Imana, aba afite ubwoba bw'ahazajya hanyuma ya buno buzima. Uwo muntu ni igisobanuro cy'uko adakijijwe cyangwa se atigeze akizwa. None ibyo byiringiro Bibiliya ngo ibyita ngo ni ibyiringiro birerezwa. Ntabiba bihari. Yego. Rero niba usenga, niba ufite iyobokamana ubamo, niba ufite idini ryawe urimo, ku gihe cyose umaze ukorera Imana, niba utari intungane imbere yayo, ntabwo wakijijwe. Ndagira ngo abadukurikiye tuze kujyana neza, turaza gusobanura uko bakizwa. Kuko niba uvuga ko wakijijwe ukaba utari intungane imbere y'Imana, niba uvuga ko wakijijwe
ukaba udafite ubugingo buhoraho ku Mana. Niba ujya uvuga ko wakijijwe ukaba ukiri mu rungabangabo rwo kwibaza aho uzajya hanyuma y'urupfu, ntiwakijijwe. Ego. Ntabwo agakiza Imana itanga kameze gatyo. Ego. Ariko turi kuri izi mikoro kugira ngo dusobanure uburyo Imana yagennye ko umuntu akiramo akaba mu isi ari intungane imbere yayo. Amen. Rero ubuzima bwo ku isi nubwo akanya gato, nk'uko muririmbye vanga ibintu byose bimeze nk'umurama utumuka, n'umuntu nawe afite igihe gitoya. Dufite ukuntu dusoma ibyanditswe tukabona ko Nowa n'abandi bagiye bamara imyaka 900. Ariko ubu noneho ngira ngo abadukurikiye barabizi ko na 200 bidashoboka. Yewe n'iry'itanu ubanza nabyo bidashoboka. Rero umuntu wabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore arama igihe gitoya, ariko nacyo cyuzuyemo imibabaro. Rero icyo nakwifuriza kuri uyu mugoroba ni uko wakizwa. Icyo nakwifuriza kuri uyu mugoroba ni uko noneho wagira ibyiringiro byo kuzabaho by'iteka ryose. Apana ubuzima burimo urupfu. Ubu buzima ni fake. Ubuzima nta kigenda. Ubu buzima bufite garani. Wabyemera utabyemera, ubu buzima bufite garani. Ni nk'umurama. Ni umurama utumurwa n'umuyaga. Umuntu aba hari none ejo akaba ngo ni nk'uburabyo, akaba adahari. Uburabya mu gitondo ariko ni mugoroba bukaba burahungutse. Rero umunyamahirwe ni umuntu ubiziranyeho n'Imana ko bari kumwe kugeza iteka ryose. Rero muvandimwe, nsuhuje abari kutwumva bose, abakunzi b'ikiganiro, inshuti zacu, abatubwira ko badukurikirana benshi, bose ndabasuhuje. Nsuhuje n'abantu bamaze kugira ibyiringiro bifite ubugingo babikesha ubutumwa bwiza. Ndabizi ubu nabo bariho baratwumva. Sindi bavuge mu mazina ariko bariho baratwumva, abavandimwe bacu bavutse ubwa kabiri. Nibyo. Umwanditsi w'Abakorinto aravuga ngo ubwo twakijwe n'ubuntu bwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera tubanye n'Imana amahoro. Abantu mubanye n'Imana amahoro mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Mukomeze mugubwe neza. Rero ntekereza ko wenda hamwe n'igihe kiba ari gito turaza gucunguza uburyo dufite umwete kugira ngo tugume tuganire n'abatwumva. Warutangiye mu kanya uvuga uti ikiganiro kigira ngo ijuru ntirikorerwa. Iyo topic rimwe na rimwe igira ikibazo, ariko nabyo turajya tubisobanuraho gatoya. Birakomeye kumva ko ijuru ridakorerwa utarakizwa. Biragoye cyane. Ubundi umuntu wese udakijijwe azi ko ijuru rikorerwa. Ariko umuntu wakijijwe ahari kunyumvira hose n'uzanyumva nyuma, nawe arabizi neza ko ridakorerwa. Kuko iyo ugiye kurikorera uraribura ukarimbuka. Niba rero wumva ijuru rikorerwa, heraho wumva ko utakijijwe. Na definisiyo yo gukizwa ntayo uzi. Kuko ubundi gukizwa bisobanura gukira ariko ukijijwe n'undi muntu. Nibyo byitwa gukizwa. Iyo niba icyo ujya wita gukizwa ari uguhindura ingeso kwawe, ntago wakijijwe ahubwo wirwanyeho. Sinzi niba ibi bintu abantu baba bari kubyumva neza. Kwirwanaho. Niba ujya uvuga ko wakijijwe niwongera ubitekerezeho. Biravuze ngo ubwo warakijijwe nyine. Wakijijwe n'izindi mbaraga. Wakijijwe n'undi muntu, kandi kugira ngo ukizwe nuko uba utishoboye. Niba rero icyo wita gukizwa ari ibyo washoboye, ntabwo uzi uko bakizwa. Ntabwo wigeze umenya uko bakizwa. Rero ijuru ntabwo rikorerwa. Ijuru ni impano Imana yatangiye ubuntu ibinyujije mu rupfu n'izuka bya Kristo Yesu. Amen. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nicyo Bibiliya ivuga. Ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abaroma 6:23. Yego muvandimwe. Rero icyo wowe ukwiye guhembwa. Ese kuri umunyabyaha wumva wahembwa iki? Wahembwa urupfu. Kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nibyo. Rero Imana ishimwe ko yafashe umuntu ikamushyira muri Kristo Yesu. Umunsi Kristo yambara umubiri yari yambaye inyoko muntu. Nibyo. Ibyaha zawe n'ibyanjye bimufataho. Nibyo.
kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, Imana yica umuntu muri Kristo. niko Petero abivuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, ngo abibambanwa ku giti. abibambanwa ku giti. Imana ihana umunyabyaha iranyurwa. Ego. Imana imaze guhana umunyabyaha iranamuhamba mu mva. Ego. Ku munsi wa gatatu Kristo aragaruka, aratuzukana turi ibindi biremwa. Nibyo. Niyo mpamvu iyo umuntu ari muri Kristo Yezu aba ari icyaremwe gishyashya. Nibyo. Turenda gusobanura umuntu w'icyaremwe gishya kuri uyu mugoroba. Amen. Umuntu w'icyaremwe gishya ni umuntu wabyawe n'Imana. Rero ijuru ntabwo rikorerwa ku bintu byose ujya ukora. Muvandire, reka nsobanure gato. Iyo tuvuze ko ijuru ridakorerwa, abantu batwumvira muri kamere. Ego. Iyo twumviye muri kamere wumva turiho tukubuza gukora ibyiza. Ego. Ibyiza nubikore pe ndetse cyane. Cyane rwose. Bikore cyane. Bibiliya ivuga ko nta n'amategeko ngo abihana. Ego. N'amategeko ya leta ntiyaguhana wakoze ibyiza. Cyane. Ntiyaguhana wagize neza. Kora ibyiza pe. Kora ibyiza mu baturanyi, kora ibyiza aho ugenda, kora ibyiza aho ukorera, kora ibyiza kwa. Nta kibazo dufitanye n'ibyo byiza zawe ukora. Yego. Ariko witekereza ko ari by'Imana yashingiraho ikujyana mu ijuru. Ni icyo wundi tuba turi guhakana cyonyine. Nibyo. Gukora ibyiza ni sawa, nta mategeko abihana, nta uhurira na leta. Leta ntago yaguhana wagize neza. Ubu leta nayo ishaka abantu bakora neza, banabyigisha abandi. Yewe n'abaturanyi bashaka baturana bagaturana neza cyane. Naho dukorera, iyo ukorana n'abantu ugakora neza biba ari byiza. Uba witwa inyangamugayo mu mico ndetse no mu myifatire. Ibyo nta kibazo, nta n'amategeko abihana. Wibihuza n'ikijyana umuntu mu ijuru. Kujya mu ijuru ni ikindi. Ijuru rirahenze ku rwego rw'uko ibyo bitatuma ujyayo. Ibyo byatuma umuturanyi agushima, ibyo byatuma umuntu mukorana agushima, ibyo byatuma uhabwa icyubahiro mu bantu, byanatuma utagira ibibazo, byanatuma udahura n'ibibazo, ufungwa, yego, mu buryo busanzwe, utarwaragurika indwara ziterwa no kwiyandarika, yego, ziterwa no gusambana, yego, ziterwa n'ubusinzi, yego. Ibyo byose uba wabikesheje imyitwarire yawe myiza mu by'ukuri. Ntabwo rero tuyanze, nuyigiye ndetse nunabishobora ukore byiza cyane. Ariko wibihuza n'ikijyana umuntu mu ijuru, ngo bihindure inzira. Ijuru rirahenze ku rwego rw'uko ritagurwa imyitwarire yawe. Kuko imyitwarire yawe yo ivanzemo ibyiza n'ibibi. Naho ijuru rirera ku buryo icyitwa ikibi kitahakandagira. Kandi wowe ibyiza wakora byose ubivangamo n'ibibi. Nta muntu wari utavangamo ikibi. Nicyo gituma nyine Imana ibyita ubushwambagara. Iyo usomye muri Yesaya 64 ibice n'umurongo wa 5, avuga ko twese twahindutse abanduye. Yego rwose. Kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ndetse bufite ibizenga. Impamvu inteko uvuga icyo ni uburyo kinyine ubw'ibyiza n'ibibi bivanze. Ibyo umuntu akora, yego, ku Mana ntabwo ari byiza 100%. Ubwo nicyo gituma no gukiranuka k'umuntu Imana ikwita ubushwambagara. Yego rwose. Kandi ikindi biterwa nanone nuko umwuka wera bataraza, yego, ngo ahishurire umuntu iby'icyaha cye. Yego. Nicyo kibitera ubundi. Impamvu Imana yanga ibikorwa bya muntu, Bibiliya iravuga ngo kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro ku musatsi umuntu nta hazima afite. Babisange muri Yesaya igice cyaho cya mbere. Yego rwose. Asoma ayo magambo bayumve. Rimwe muvandi, rimwe uwitwa Yobu yigeze agira intekerezo nawe zimeze utyo. Yego. Atekereza ko ugukiranuka kwe cyangwa se ibintu byiza ajya akora yakabaye abyirata imbere y'Imana. Cyangwa yakabaye abiperezanta imbere y'Imana. Yakabaye yumva ko nawe hari agashya yakoreye Imana. Uretse ko na Aburahamu biranditse ngo yaba gukiranuka ko yakwirata, ngo yaba yaratsindishirije n'imirimo, yego, ngo abafite icyo yirata imbere y'Imana. Ngo ariko ntabwo ari imbere y'Imana. Yego rwose. Ababisange mu Baroma ibice ngo ni imbere ngo y'abantu. Erega ubundi ibintu wakiranutse weho. Yego. Turi kuvuga ngo imyitwarire myiza wagize ni ukuri nishema imbere y'abantu, wanabyirata imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana wapi?
icyo cyanditswe ni cyiza cyane. Yaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo ye, yaragizwe intungane n'ibyo yakoze, ngo aba afite icyo yirata imbere y'Imana. Ngo ariko si imbere y'Imana. Yego rwose, yego. Yabirata ahandi mu bantu, ariko ku Mana ho oya ntibishoboka. Nyine iyaba Aburahamu yaremewe n'Imana kubera imyitwarire ye myiza cyangwa se kubera ibikorwa bye, yakabaye yagira icyo yirata imbere y'Imana. Ngo ariko ntacyo kwirata imbere y'Imana afite, ngo ahubwo yabyirata imbere y'abantu. Iyo ukomeje gusoma icyo gice, noneho basobanura uburyo Aburahamu yabaye intungane, bagasobanura uburyo Aburahamu yaje gutsindishirizwa no kwizera. Ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Yego. Ngo ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Yego rwose. Rero nari ngivuga ko Yobu nawe yigeze atekereza ko imyitwarire ye cyangwa kugira neza ko bishobora kugira akantu bimufasha imbere y'Imana. Reka mpasome Yobu 35. Mpasome Yobu 35 guhera ku murongo wa mbere. Imana imutumaho umuhanuzi. Yego. Imana imutumaho umuhanuzi Elihu kugira ngo ajye kumubaza ibyo bintu Yobu byamwadutseho ari. Yego. Yego. Ndabona nahageze, reka mpasome. Yego. Haravuga ngo Elihu akomeza gusubiza ati mbese wibwira yuko ibyo bitunganye ubwo wavuze uti gukiranuka kwanjye kuruta uko Imana, kuko wavuze uti kuzamarira iki, kandi uti nzabona nyungu ki ziruta izo mba narabonye ngikora ibyaha. Ngiye gusubiza wowe na bagenzi bawe. Itegereze mu ijuru urebe, kandi witegereze ibicu biri hejuru, biri hejuru uko bigusumba. Niba warakoze icyaha, hari icyo uyitwaye. Bariho baravuga Imana, hari icyo uyitwaye. Kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye, nabyo biyitwaye iki? Niba uri umukiranutsi, hari icyo uyihaye, cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira. Ngira ngo abantu babyumve neza. Nari ngivuga kuriya muvandimwe warutanye uvuga ko ijuru ridakorera. Hano umuhanuzi ari harabwira Yobu, umuhanuzi Imana yari mutumye kuri Yobu, ngo genda umumbarize, ese iyo agize nabi bitwara iki Imana? Kandi koko uretse no kuba tuba tunabisomye, iyo ugize nabi byanze bikunze hari uwo ugiriye nabi, bibabaza uwo muntu ugiriye nabi. Niyo ugize neza tena bishimisha uwo muntu ugiriye neza. None Imana iri irabaza Yobu uti ibyo bintu bimariye iki? Kubera iki? Imana ikibireba. Uretse wumve hano muri Yobu. Yego. Elihu ajya kumusubiza kuriya, Yobu yari yatangiye mu gice cya 31 ari kwirata gukiranuka kwe n'ibyo yakoze. Aho ku murongo wa 16 w'icyo gice cya 31 haravuga ngo hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahabwa ngahebya amaso y'umupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye. Imfubyi kamasome neza. Ngo imfubyi ntibiboneho, imfubyi ntibiboneho, ahubwo uhereye mu busore bwanjye yankuriye
iruhande ndi nka se. yego waravuga ngo uhereye mu busore bwe imfubyi nyine yakuriye iruhande rwa Yobu nka se. Wenda ntiriwe njya muri byinshi hano muri iki gice, abagisoma bagisome neza bitonze. Yagaragazaga uhereye mu buto bwe uburyo yafashaga abapfakazi, uburyo ki yafashaga imfubyi, imyitwarire ye uko yari imeze. Mbese ku buryo ari kwirata gukiranuka, ari kwirata imirimo ye, ari kwirata ingeso ze mu bantu, ariko nkaho ibyo bintu nawe yatekereza ko ari byo byatuma Imana imwemera. Yego rwose nicyo twasobanura. Yego twatangiye tuvuga ko ingeso nziza ntago tuzanze. Yego mu buryo bw'abantu nanjye nakifuza kubana n'umunyangeso nziza cyane. Muvandi wowe nibwo haba mu kazi ukora si amahirwe gukorana n'umunyangeso nziza? Ninde wakwifuza gukorana n'umujura? Ubu se n'umuntu muba mubana si wakifuza ko mubana atakubangamiye? Uzi ko leta niyo igiye gutanga akazi yongeraho ngo mu mico no mu myifatire uwo muntu akaba ngo abifite, hari naho bashyira ngo akaba ataranafunzwe erega abantu ntibajya cyangwa atarakatiwe n'inkiko. Ni ukuri hubwo abantu ntibajya mu batuvuga bino bintu suko natwe tutabikunda, ahubwo natwe twasanze ni ukuri n'ubu tubigenderamo, kandi usibye n'ubu n'uburyo ki tubigenderamo n'ijambo ry'Imana ubwaryo rirabidusaba, ariko ribidusaba apana mu rwego rwo kugira ngo twemerwe n'Imana, kuko twemewe hubwo. Urumva nicyo tuba dusobanura mu butumwa bwiza, tuje tukakwigisha gukorera Imana kuri zino mikoro. Kimwe cyo twaba tugushutse cyane, kuko Bibiliya uburyo ivuga ko umuntu utarakizwa ivuga ko abapfuye azize ibyaha n'ibicumuro. Yego umuntu buryo upfuye rero abakeneye kuzuka cyane, kandi birashoboka ku Mana. Yego kuko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Biravuga ngo namwe yarabazuye mwe abari bapfuye, Abefesi ibice 2. Yego rwose. Yego rero reka mvuge nti reka tubanze dusome muri Tito igice cya 3 muharebe tuhasome. Tito igice cya 3 turasoma imirongo yaho 3, uwa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Niba wahageze wadusomera muri Bibiliya yera Tito igice cya 3 umurongo wa 3 uwa 4 n'uwa 5. Reka dusome. Yego rwose Bibiliya yera niyo mfite nge. Haravuga ngo kuko natwe kera twari abapfapfa, tutumvira, yego, kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, yego, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwangwa urunuka, yego, natwe twangana. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, amen, iradukiza, yego, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, yego, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri. Imana ishimwe. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Imana ihabwa icyubahiro. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana Tito igice cya 3 guhera ku murongo wa 3 haravuga ngo burya natwe twahoze turi abapfu n'indakoreka, turi mu buyobe, twari mu bujiji bw'irari ribi n'ubw'umudamararo ku buryo butari bumwe, twari abagome n'abanyeshyari, twangwa natwe twangana. Yego. 4 ariko igihe kigeze Imana umukiza wacu igaragaza ubuntu igirira abantu n'urukundo ibakunda. Yego. Niko kudukiza itabitewe nuko twakoze ibiyitunganiye, ahubwo ibitewe n'imbabazi zayo. Yadukirishije kutwuhagira, iduha kuvuka ubwa kabiri no guhindurwa bashya na mwuka muziranenge. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Amen, amen. Reka mvuge nti nubwo tuba dufite iminota mikeya,
ariko ngira ngo hano baba bavuze ukuntu kera twari tumeze. Kera baba bavuze ni mu ivuko rya mbere. Yego. Kuko ubundi hano basobanuye ko biba bikwiye ko umuntu avuka ubwa kabiri. Yego. Ariko mu ivuko rya mbere reka ne kuvuga ku muntu noneho wavutse ubwa kabiri mu ivuko rya mbere. Kurya Yesu yavuze ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo kiba ari umubiri. Kurya umuntu abyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore avuka ari kure y'ubushake bw'Imana. Nibyo. Niho bavuze bati kera. Yego. Twari babi, twari abagome. Yego. Twari twaragiye kure y'Imana, twari twarahunze Imana. Uzi ko Ezekiyeli babimweretse, nta mwanya uhagije ngo tubisome, babimweretse ngo abona ari nk'amagufwa ngo ari mu kibaya. Yego. Ariko ngo nayo ngo yumye. Yego. Ndetse Imana iramubaza tese Ezekiyeli ayo magufa yakongera akavamo abantu. Yego. Ezekiyeli yavuze ati nshingiye uko nyabona sinzi niba yakongera akaba Yego. abantu. Yego. Ndenda kuvuga ko mu ivuko rya mbere umuntu avukira kure y'ubushake bw'Imana. Umuntu avuka yarahunze Imana. Umuntu avuka yaratakaje Imana. Nicyo cyatumye na Yesu aza mu isi yaravuze ngo nzanywe no kuza gushaka no gukiza icyazimye. Ngira ngo abantu barumva ko ku Mana twaravutse ariko turazimira. Yego. Turazimira ku Mana. Rero twari turi mu irari ryinshi, twari turi mu bwumanzi bwinshi, twari dufite urwango rwinshi tunangana. Yego. Kandi nyamara ibyo byose bikatubaho tuzi ngo turasenga. Ni nacyo Bibiliya ivuga mu Bakorisayi igice cya mbere umurongo wa 21 naho haravuga ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera. Yego rwose. Ngo mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Ubwo urakomeza. Yego rwose. Rero ngira ngo nuko kuntu twari twaratandukanijwe n'Imana. Yego. Rero kugira ngo umuntu yongere asubirane n'Imana, kugira ngo umuntu yongere abone Imana, kugira ngo umuntu yongere abe habanye n'Imana amahoro, bisaba kuvuka ubwa kabiri. Yego. Hano bavuze ngo nyuma yuko tubaye gutyo mu ivuko rya mbere ngo ariko ngo ineza Imana igira n'ubuntu igira n'urukundo rwinshi igira ngo biza kuboneka. Yego. Ngo niko kudukiza itabitewe n'imirimo yo gucyanuka twakoze, ahubwo idukirisha kutwuhagira ariko kutubyara ubwa kabiri. Ariko ubwo urakomeza abantu batwumve bumve ko hariya twari mu buyobe. Yego. Twaranganaga tugira irari n'ibiki byose. Ariko ubwo ntabwo byumvikana ko hari n'ibyo gukiranuka twakoraga mwaho byinshi kandi twabisobanuye cyane, twabanje kubisobanura. Urumva nubwo biriya yo kuno ibivuze niko Imana ibifata umuntu ufite ivuko rya mbere. Ruvuga ngo umuntu wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore ibyo yakora byose wari wabivuze mu kanya muri Yesaya 54 ngo ibyo twagerageje. Yego. Urumva ko 64 plutôt ibyo twagerageje byose gukiranuka ntago ari ibyo twakiraniwe. Yego. Ibyo twagerageje gukiranuka iyo bigeze imbere y'Imana biba ubushwambagara bunafite n'ibizinga. Rero mu ivuko rya mbere ibyo wakora byose Imana ibyita ubushwambagara kiretse ikubyaye ubwa kabiri. Umuvande ngira ngo mu minota nk'ingahe dufite ngo dutange umurongo wasobanurira abantu gato kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri nacyo ni ikibazo no ku mwanya bari mutoya. Ni ikibazo abantu bagira ari benshi babyibeshyaho. Uzi ko abantu batari bake bazi ko kuvuka ubwa kabiri ngo ari ukubatizwa mu mazi menshi cyangwa se make. Ntabwo ari byo. Kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera igikorwa Kristo Yesu yakoze. Yego. Mbese nuko nyine umwanya bari mutoya tutajya mu byanditswe byinshi, ariko ubundi biba byagaragaje ko mu ivuko rya mbere twavutse turi babi. Sibyo? Yego rwose. None rero ubwo twavutse turi babi kubera ivuko rya mbere turabo kurimbuka, turabo gucirwa witeka, birumvikana ko Imana yadushakiye ivuko rya kabiri muri Kristo Yesu. Ni nacyo gituma iyo usomye ibyanditswe nko mu Baroma 5 uhereye ku murongo wa 18 na 19 havuga ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Ngo ariko nanone icyo gukiranuka ubwo ngeze mu kuvuka ubwa kabiri cyakozwe n'undi muntu, ariko cyakozwe n'undi muntu umwe ari we Kristo Yesu, yesha abantu bose gutsindishirizwa
bahabwa ubugingo buhoraho Ego. babiheshejwe no kwizera rero kuvuka ubwa kabiri ni ukwemera uwo nguwo waje mu isi agakora icyo gukiranuka Yego. agakora icyo gukiranuka kuko uwo waje mu isi ni Kristo Yesu kandi yaje mu isi yambara umubiri wacu ariko awambarira muri Mariya yambariye umubiri wacu muri Mariya ashobora gukora ibyananiranye ibyananiye inyoko muntu byose ko inyoko muntu yo icyayinaniye ni ugukiranuka ijana ku ijana nubwo hari imyigishirize ivuga ngo dukiranuke ku gato no ku kanini kugira ngo tuzajye mu ijuru ibyo twabivuzeho ko ntabwo bishoboka hanyuma Kristo Yesu rero aje mu isi yambaye umubiri Bibiri ivuga ko yayimazemo imyaka 33 ageragezwa mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakora icyaha noneho rero ushobora kumva iki kintu ucyumvira ijambo ngiye kuvuga wakwibaza ngo ko Yesu yamaze imyaka 33 mu isi ageragezwa mu buryo bwose nkatwe ariko ntakora icyaha ko yazize ibyaha ko yahawe igihano cy'ibyaha byari ibyande igisubizo byari ibyaha byawe nuko Imana yafashe ubunyacyaha bwanjye igafata ubunyacyaha bwawe yarangiza ikabibara kuri Kristo Yesu noneho n'igihano cyabyo Kristo Yesu akagira gute akagihabwa ubwo bivuze ngo kwizera ibyo ngibyo biguhindura umukiranutsi imbere y'Imana no kubyizera utyo nyine ni nabyo byitwa kuvuka ubwa kabiri yego muvandi kuvuka ubwa kabiri dufite akanya gato ariko turagerageza kubisobanuraho kuvuka ubwa kabiri ni ukubyarwa n'Imana yego ese umuntu yakibaza Imana ibyara gute uburyo Imana ibyaramo umuntu bitandukanye n'uburyo umuntu abyarwa yego umuntu abyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore ariko uburyo icyaha cyinjiye mu isi cyangwa se uburyo icyaha cyinjiye mu muntu ntabwo ari igikorwa cyakozwe gifatika ahubwo umuntu yarumvise murabisoma mu itangiriro umuntu yarumvishe atega amatwi Satani icyaha kirinjira yego abamukomotseho bose bavuka ari abanyabyaha yego no kuvuka ubwa kabiri nabyo bisa n'ibyo Nikodemu bimaze kumuyobera Yesu amubwiye ngo kugira ngo uragwe ingoma y'ijuru birasaba kuvuka ubwa kabiri Yesu yamuhaye urugero yamubwiye atergaga ni nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu yego Abisirayeli bari bariwe n'inzoka hanyuma Imana ibazanira umuti wo kubakiza ubwo busagwe bw'inzoka rero uburyo Imana yashimye kubakiza ubwo busagwe bw'inzoka na Yesu yabigarutseho ari kuvugana agirana ikiganiro kirambuye na Nikodemu yaramubwiye ngo ni nkuko nyine Imana yategetse Mose gucura inzoka mu muringa isa n'izabariye akayimanika ku giti ngo yarangiza akabwira Abisirayeli ubutumwa buvuga gutya tugenda babwire ngo umuntu wese wariwe n'inzoka nareba ko iyo imanitse arakira yego nta kindi gikorwa kidasanzwe kwari ukureba inzoka imanitse isa n'iyakuriye yego kubera iki byasabaga ko Mose acura inzoka isa n'iyabariye ibyo bintu bisigura iki byasiguraga ko na Kristo Yesu kugira ngo abone uko ducungura azabanza kuza akisanisha natwe akambara umubiri nubanga gasa natwe kugira ngo abone uko ducungura kandi ukomeza iyi nzoka nta bumara bw'icyaha yari ifite yego rwose ni nacyo gituma uwayirebyeho wese yakize yego kandi mu buryo bw'igishushanyo byashushanyaga Kristo Yesu urumva urakomeza nicyo nagiraga ngo mvuge gusa yego ngira ngo urumva yari inzoka Imana ihimbaza isa n'izabariye yego gusa yo idafite ubumara nk'ubw'iyabariye yego nicyo cyasabye Yesu ko aca muri Mariya yambara umubiri kugira ngo abanza se natwe kwa yego ariko we nta kamere y'icyaha yavukanye kuko atavutse nk'uko abantu bavuka bisanzwe yego ngira ngo abantu baratwumva kuri icyo Yesu yarakomeje abwira Nikodemu ngo ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Yesu yarakibwira Nikodemu ko umuntu avuka ubwa kabiri yego rero kuvuka ubwa kabiri ni ukureba Kristo Yesu amanitse igorigota azize ibyaha byawe yego ni ukumureba abambwe ari wowe abambiwe ni ukumureba apfuye ari wowe apfiriye yego ni ukumenya ko Kristo Yesu yazize ibyawe wamureba ukamwizera ukaba uravutse ku Mana rero Imana ni umwuka niyo ibyara mu mwuka yego kubyara kw'Imana nta kundi ni ijambo wumva ry'agakiza
ukaryizera. Iyo uryizeye, iyo wizeye igikorwa Yesu Kristo yagukoreye ku musaraba, ukemera ko Yesu yapfuye urupfu rwawe, ko yahanwe igihano cyawe, ukemera ko yapfuye agahangwa kubera weho, ukanemera ko ku munsi wa gatatu azutse, yazukiye kugira ngo ugirwe intungane imbere y'Imana. Iyo ibyo byemeye mu mutima wawe, uba uvutse ku Mana. Nicyo Bibiliya yita kuvuka ubwa kabiri. Kandi bisa n'ibintu biba binoroshye. Nicyo gituma abantu baba bavuga ati kubyizera gutyo gusa. Kandi urabona ko n'Abisiraheli bapinze nyine kureba ku nzoka, ababipinze nyine barapfuye. Yego. Na nubu ubwira umuntu kwizera icyo Kristo Yesu yakoze, ko yamennye amaraso, mu maraso ye ukababarirwa ibyaha byawe, kandi ukaba ari umurimo wakozwe rimwe, byo bikaba bihagije iteka ryose. Ukabyizera, wabyizera gutyo ukabubaye umukiranutsi imbere y'iki y'Imana. Kandi iwawe w'abakiranutsi ni hehe? Ni mu ijuru. Ukabugabanya ubugingo buhoraho, ukavutse ubwa kabiri. Iyo umuntu abyumva, ari igihe yumva wagira ngo biraciriritse, ari igihe umuntu yumva wagira ngo si ibintu bituruka mu ijuru, ariko ubundi nyine ni ibintu by'umwuka nyine. Arigaga mu Bakorinto niho avuga ko Imana irusha abantu ubwenge. Ego. Icyo wakumva giciriritse ariko cyarakozwe n'Imana kirakomeye kuruta ibyo wabwiwe n'abantu. Cyane. Rero kuba Imana ariyo yavuze ko igucunguye. Yego. Kuba ariyo yavuze ko igutangiye Kristo akakumenera amaraso kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Yego. Imana ibyivuga nibyo byo kurusha ibyo wabwiwe n'abantu. Naho baba ari ibihumbi. Cyangwa se ibyo utekereza. Yego. Rero witekereza nyine muvandi, ibaze nk'Abisiraheli mu gihe cyabo. Yego. Izo nzoka zimaze kubarya, urumva umuti wari watanzwe n'Imana wari uko bareba ko iyo Mose yari yacuze gusa byonyine, nta kindi bakoze, umuntu agakira ubumara bw'inzoka. Ibaze nk'umuntu wari kubaza ukundi kuntu wariwe n'inzoka ajya avura. Ubundi ikibazo gihari, abantu babwiwe kenshi uko bajya mu ijuru, babwirwa ko ari ukwirwanaho no gukora imirimo myiza kugira ngo bazagere, no gusaba Imana imbabazi. Noneho nibumve nk'Umwisiraheli wari usanzwe azi ko kugira ngo umuntu akire yariwe n'inzoka bajya gushaka ubugomboro. Noneho kuri uwo munsi Imana ihindura umuti, ivuga ko ahubwo hacurwa inzoka isa n'izabariye ikamanikwa, umuntu yirebaho wese agakira. Byasabaga kuyirebaho gusa nicyo cyakizaga. Uwari gutekereza undi muti ubwo yari gukira? Ntabwo yari gukira, yari gupfa nyine. Rero reka ibyo umaze igihe utekereza, reka ibyo wigishijwe imyaka myinshi, ahubwo wowe reba ijambo rye, reba icyo Imana yahamije kuri Kristo, ubumara bw'icyaha, reba ibyo bintu Yesu bukuvemo ukire. Nikodemu yari umwigisha w'abandi, reka atazi ko babyarwa ubwa kabiri. Babisome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohani mu bice 3. Kadutange umurongo twiyumvira abantu, kadutanga umurongo. 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Nimuduhamagare dusangire ibyishimo ku bantu bahishuriwe uko umuntu avuka ubwa kabiri, umuntu wamaze kugira ibyiringiro bifite ubugingo. Karibu nimuduhamagare twiganirire. Ndabona hariho umuntu twamwakira. Country Femalo shobora kuba yavuyeho. Baduhamagare kuri 0782 44 21 25. 0782 44 21 25. Nibaduhamagare. Allo Country FM. Allo. Nawe Country FM. Allo. Turabumva. Yagiye bakomeze bagerageze. 0782 44 21 25. Country FM. Allo Country FM.
nawe yagiye barakomeza bagerageza Komeza hari bagerageze. ikibazo cy'amarezo. Halo Country FM. Yego turakumva, urinde uherereye he? Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ni Kwizera Olivier Murenge wa Murakagari n'Akamiko. Yego Kwizera Olivier mu miko turakumva. Dushobora kukiganira mwatugijeho biciwe umunsi ku wa kane kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane. Turi kumumva. Allo? Yego turi kukumva neza. Ariko hari icyo twumva tukumva ntago tukibanukirwa. Oya niko wabaza nyine icyo udasobanukiwe tukagufasha. Tugomba kubaza nkanjye nyine uko wahamagaye yego twumvikana bavuga ngo muri Yesu Kristo. Allo? Yego turi kukumva. Umuntu kugira ngo ajye mu ijuru ngo nuko umuntu agomba kurikorera akanariharanira pe. Ariko muri ntacyo tukumva yuko muri Yesu Kristo Imana kiyatwitangiye Yesu kiyatwitangiye tugomba kujya muri Yesu Kristo akatubona. Kandi mwarabonye no muri Bibiliya baravuga ati Yesu yaratubambiye. Kuki ko tutibambiye Imana Yesu akatwibambira tukajya Yesu akajya kumusara akatwitangira nega muri make. Ubu hamwe ni nama mwatugiye cyangwa nagira n'abakurikiye ka telefone n'amasahaye. Urumva abantu bigishijwe cyane ko ijuru rikorerwa ndetse n'abigisha benshi babwira abantu ko umuntu akora neza kugira ngo azajye mu ijuru. Ariko ntabwo ari byo kuko ubwo ntago ari ubutumwa bwiza. Ahubwo ubutumwa bwiza bwazanywe na Kristo Yezu buvuga ko Imana kubera urukundo rwinshi cyane yakunze umuntu byatumye ifata ibyaha byawe n'ibyanjye n'iby'abari mu isi bose ibishyira kuri Kristo ishima no kubimuhanira. Kristo ahanirwa ibyaha byacu ku musaraba. Rero igihano umuntu yari akwiye Kristo niwe wagihanwe ku musaraba. Nuko Kristo yabaye igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Muri Kristo muri Bibiliya. Urumva nicyo twari tukikubwira nyine ko icyo ukwiye kwizera kugira ngo uzajye mu ijuru ni ukwizera iyo ncungu, ni ukwizera ikimana yagukoreye igorigota ari wowe igikoreye. Naho abantu bakubwira ngo urakora neza uzajye mu ijuru urinda upfa utabigezeho kuko ibyo ukora ibyiza ukabivangamo n'ibyaha. Ngira ngo nawe urabizi ko ukora ibyiza n'ibibi. Rero kugira ngo ubashe kuba intungane imbere y'Imana nuko wizera igikorwa Imana yagukoreye muri Kristo Yezu. None se ego hano n'ikigiye cyakuri mikoti turi kuvugana kuko ntabyumva neza aba umugore mutivuganira kuko n'imbaraga akorera Imana koko. Ntacyo nawe niba aba ari kutwumva yatuvugisha mu minota mikeya. Terakis. Ana. Arabyanza aravuga ati ngo ntabyanga da. Nta kibazo ajya gumya atega amatwi ikiganiro. Sawa kandi urakoze cyane kuduhamagara tubashimiye ko muba mutwumva. Kuwa kane barasambe twafunga ka telefone. Sawa urakoze ugira ijoro ryiza. Reka twumve nabangundi ngo. Sawa. Urumva baba batwumva yifuzaga ko yaduha n'umufasha we ariko katwakira undi muntu. Country FM Allo Country FM yagiye bakomeze bagerageze baduhamagare. Mukomeze mugerageze muduhamagare. Allo Country FM Allo Country FM. Umva banza
n'abamariza mukoroze bakomeze bagerageze rwose ndumve urakomeza tubwira abantu by'urukundo wakakira telefone turabumva muri bande muherereye he ntabwo Hakizimana yambirije hano mu mujyi kuri Nziza House. aha Hakizimana wateze amatwi y'ikiganiro Tubatumva cyane turabakurikirana ku biganiro mu jwani no kugira. Ego komeza amarezo ntamukundiye ndumva n'abamariza mwangiye bakomeze bagerageze 0782442125. Allo Country FM allo Country FM allo Allo. yego mwiriwe neza Neza. muri bande muherereye he kuri ubu Nitwa Asan mbere mu Nyagatare ya Nyirusese. aha mwateze amatwi ikiganiro Yego. mwakuye mu iki Ikiganiro twakwiyemo yuko tugomba kwizera Imana mbere y'ibindi byose. yego Izera yuko twakwizera ibyo Imana itubwira kubera ko Imana ariyo n'imbaraga kandi akaba n'ishoboye byose. icyo turi kuvuga nuko ukwiye kwizera nyine igikorwa cyakozwe na Yesu kwizera Yesu ko Imana yafashe ibyaha byawe ikabimushyiraho hanyuma nawe ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo kuko urabizi ko umuntu avuka ari umunyabyaha. Icyo turi kubwira abantu ndetse muri kamere yacu hakaba harimo gukora neza no gukora nabi. Hanyuma rero kubera yuko umuntu adashoboye gukora neza 100% kandi ko nta wabishoboye nta n'uwabishobora twarabo kurimbuka kubera kavukire yacu. Imana rero iradukunda yohereza Yesu Kristo imubaraho ibyaha byawe nkuko nabikubwiraga. Yesu Kristo ajya ku musaraba ari byo azira, hanyuma amena amaraso, mu maraso yiwe wowe ubabarirwa ibyaha byawe. Iyo wizeye ibyo bintu rero uba ubonye ubugingo buhoraho kuko uba ubonye ijuru bitanyuze mu kurikorera kuko nta warikorera kuko ijuru ntirikorerwa ahubwo Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Amen. Kwizera rero Imana ni ukuyizeraho icyo gikorwa yadukoreye ubwo yemeraga gutanga Yesu akaba incungu y'ibyaha byacu. Ukabyizera mu mutima wawe ukamenya ko utazarimbuka, ukamenya ko uwahawe ijuru ku buntu ubikesha igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Yego. Sawa wakoze kudukurikira mu kiganiro. Yego nawe mwakoze. Azakomeza nakurikire. Azakomeza dukurikiye ndabizi baracyari kuri radio ari haratwumva. Azadakomeza twumva zarushaho gumna gusobanukirwa. Yego. Bakomeze bagerageze mu minota dusigaranye. Wadukira. Ka telefone malo. Allo. Muri bande muherereye he? Ndi mu Bugesera. Muri mu Bugesera? Aha, mwitwa bande? Patrick. Aha, Patrick wakurikiranye ikiganiro? Naje kwise kutakwika cyane. Mugitangira. Okay, wakuye mwiki noneho? Nakomenyesha ngo ni somo. Twamenyesha ngo ni somo. Aha, kubigendanye no kujya mu ijuru sasa noneho. Kujya mu ijuru. Nakigano gihoraho buri cyose. Ikiganiro gihoraho buri wa kane kuva saa 2 kugeza saa 3. Zumugoro. Asa ubu koko musabeshye. Iri juru ribaho. Wowe ubundi se wowe wumva ritabaho?
hari igihe wumva ngo ejo umukirisitu. Halo? yego turi kukumva neza. Ukumva ko ibintu by'ijuru ukabona ntabyumva neza ko. Urumva kuba utabyumva nyine si n'ikibazo cyawe kuko niko wavutse. Ariko umva nyine tujyane neza sibyo. Imana irahari ndetse n'ijuru izatuzamwo abantu bayo naryo rirahari. Ahubwo twariho dusobanura uburyo bwo kuzarijyamo ubwo ari bwo. Kuzarijyamo uburyo bwo kurijyamo ubwo ari bwo. Niba wadukurikiye mu kiganiro twasobanuye ko tuzabana n'Imana mu ijuru kubera urukundo rwinshi yadukunze. Ngutaba mu rukundo rw'Imana bizagenda gute? Nyine utari mu rukundo rw'Imana se urumva nyine iryo juru waribamo. Niyo mpamvu natwe turi gusobanura iby'urukundo rw'Imana kugira ngo urwumve urwemere mu mutima nawe ube mwisi ariko uzi ko uzabana n'Imana mu ijuru. Ye mama mbikubwiye. Ndabona hano igihundwe. Halo? Yego turi kukumva. Hano igihundwe. Insengero zo mwitwa zimwe hamwe na hamwe barazifunga gusengera igihundwe. Nako ujye ujya mu ijuru cyane by'Imana ntabwo babitwigisha twibaza ibindi n'ibiki. Nyine impamvu rega nibaza ngo ni ibiki nyine nuko utanabizi ariko nkuko umuvandimwe yarabikubwiye ijuru rirahari n'Imana irahari. Ahubwo twe turi kukubwira uburyo ki wazarijyamo. Noneho buretse wumve gatoya. Ukwiriye kumenya ko ubwawe wavutse uri umunyabyaha. Navutse n'umunyabyaha. Kubera igicumuro cya Adamu. Cya Adamu na Eva. Cya Adamu na Eva. Kubw'icyo gicumuro rero ubundi cyo wari wemerewe n'ukurimbuka. Wabyumvise? Ukazajya mu muriro ukababazwa by'iteka ryose hamwe na Satani. None rero twebwe icyo turi kukubwira ko Imana yagukunze. Yagukunze. None ikemera gutanga Yesu ikamushyiraho ibyo byaha byawe. None maze kumushyiraho ibyaha byawe igihano cyabyo Yesu aragihabwa. Amaraso Kristo Yesu yamenekeye amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba. Muri ayo maraso nimwo wababaririwe ibyaha byawe. Twe ntituri kukubwira ibindi turi kukubwira ko icyo nicyo ukwiriye kwizera. Wakizera ukaburonsa ubugingo buhoraho. Sibyo? Nicyo tukubwira. Nabyumva no kukubona. Ubyumve nicyo ngicyo umenye ko urubanza rw'ibyaha warukuweho n'amaraso ya Kristo Yesu. Naho isengero kuba zifunze nyine ibyo sinabyo twaje kukubwira. Niyo bazifunga zose ntago byakuraho ubutumwa bwiza. Ntago byakuraho ubutumwa bwiza. Sibyo? Sawa rero ujye umutega amatwi ikiganiro. Ugiye wabyumva neza ni kuri uvuga. Uzarushaho gumya kubyumva ujye umutega amatwi ikiganiro. Ndazambatega amatwi pe. Sawa umugoroba mwiza. Nacyo zani mezo kawe nazo muzisange ntari. Turazibaha mu kanya. Sawa nta kibazo umusaza. Dusigaranye iminota nk'itatu waduhamagara nawe twamwakira. Yego. Kandi telefone alo. Alo kandi telefone turakumva neza? Ni Nyanja. Ni Nyanja. Nyanja uherereye he? Mirereye mu Gatebe. Uherereye ku Gatebe. Ku Gatebe mujya mutwumva neza mu kiganiro? Turabumva kabisa. None ikiganiro ntago ari ubwa mbere ucyumvise. Ngiye muranyumva se ko mba nitorije. Noneho ubwo usanzwe ucyumva rero tubwire ubu wamaze kuba wumva ufite ijuru ufite ubugingo buhoraho? Ahubwo ikibazo nyangira. Buriya Yesu adupfira yapfiriye ibyaha byacu cyangwa yapfiriye ko tuzajya mu ijuru? Yapfiriye ibyaha byawe byose akugira intungane ku Mana. Ariko ubwo ntabwo yapfiriye ko tuzajya mu ijuru. Buretse wumva akantu gato. Icyari gutuma ujya ubura ijuru ni iki? Ni ibyaha. Yego. None ibyaha byawe nibyo Yesu yazize.
ubyizeye gutyo rero ugomba kuba mu ijuru. uretse turakumva neza. birashoboka ko hari abantu bazajya mu ijuru abandi ntibajyeyo. Abatizera Bibiliya urumva definisiyo yo kujya mu ijuru. Niba hari abazajya abandi ntibajyeyo kandi Yesu akaba yarapfiriye ibyaha byacu. Buretse gato Bibiliya ivuga ko iyo usomye muri Yohani 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 na 18 hari ijambo rivuga ngo umwizera ahawe ubugingo buhoraho, utamwizera amaze gucirwaho iteka. Ntabwo twahindura ijambo ry'Imana tugendeye ku myumvire. Uwizera igikorwa cyakozwe na Yesu ababonye ubugingo buhoraho, utabyizera rero ararimbuka. None se mutwigisha ko wabanje ukumva icyo ndabyumva ibanza wumva icyo gusa icyo numara kucyumva ibi wari ugiye ngo kubaza ngo tubigisha urugiye kubaza gute? nari ngiye kubaza uti hari ukuntu muri kwigisha mutubwira ati tube twizeye ko dufite ijuru. Hari abantu rero bashobora kubyurira bagakora ibyaha bakavuga ati n'undi Yesu yadupfiriye ibyaha byacu kuko byose arabizi, yabipfiriye ku musaraba, bikaba byatuma nyine atandikira. Urumva rero ibyo biterwa no kumvira ibintu muri kamere, ariko ubundi ku cyerekeranye n'ibyaha se we ntago ubizi ko bigira. Byazo ndabigira byinshi. Aha, none se urumva tutakubwiye ko wabibabariwe ubundi twaba tukumariye iki? Kuko urumva ibyaha byo urabigira byinshi nkuko unabyivugiye. Ntiwumva se kukeneye imbabazi nyine zabyo? Nkeneye imbabazi z'Imana. Nyine noneho izo mbabazi Imana yaraziguhaye. Yego. Nibyo ukwiye kwizera ko wababariwe ibyaha byawe byose nyine. Naho rero kubikora cyangwa kutabikora n'ubundi usanzwe ubikora utaranatwumva. Ahubwo urumva muri make no kugira ngo wenda no kwizera ko Yesu yadupfiriye kugira ngo nicyo gusa, nicyo wizera. Nicyo wizera Imana ikaguha ijuru, Imana ikaguha ubugingo buhoraho, ukaba mu isuri intungane imbere y'Imana. Nuko rwose. Sawa kabisa turi kumwe n'inyanja hano ku gatebe barakurikiye. Sawa umugoroba mwiza ujye gumutega amatwi ikiganiro tugiye gutanga na nimero zacu ngendana. Ikibazo kabisa ndazifataho. Sawa. Watanga nimero? Reka tubwire abantu ko iki kiganiro munagikurikira kuri YouTube, tuvuye na muri studio kizanyura no kuri YouTube. Abantu bafite YouTube mwakwandika muri telefone zanyu nini ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, mugakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza harimo n'iki tuba twatambukije. Hari nimero wakwandikira nazo zikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp narwo rusobanurirwaho ukuntu ijuru twariherewe ubuntu 0784 42 hanyuma iyanjye Joseph ni 07 18 25 900 07 18 25 900 niyo wampamagaraho nyuma yo kuva muri studio. Yego, iza Patrice telefone ngendanwa ni 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Mwakoze mwese abo twabanye mu ikiganiro nakagaruka naho butaha. Nawe ndagushimiye muvandi. Urakoze cyane. Naho butaha. Tunashimiye abo badufashije guhanga bw'ibyuma. Yego n'umunyamakuru nawe Imana imurinde. Urakoze cyane muvandi. Bye bye. Bye bye.